Shari ibi ntabwo byashoboka pe. Sinzi niba utari kubyumva. Ntabwo ntekereza ukuntu ibintu twabiganiriyeho. Sibyo? Rero kubo wamamagara ngo nze ugamije kuryamana nanjye, right? Sibyo? Sheri, banza wumve kano kantu. Aka kanya ngewe nawe turi umugore n'umugabo mu murenge. Abantu bose bazi ko uri umugore wanjye. Wowe ndimo gusaba ikintu cyagakwiye kuba kimuza nawe ukanyema. Ni mu murenge. Ntago twagiye imbere y'Imana ngo Imana ibihe umugisha. Ariko ni mu byumweru bibiri. Why? Ni mu byumweru bibiri tukaba dukoze ubukwe. Baby come on. Warihanganye pe, sibyo? Imyaka myinshi tumaranye, warihanganye bishoboka. Kuki wumva muri kano kanya bwo warambirwa? Ntago ndambiwe. Sheri ntago ndambiwe. Ahubwo ibuka yuko nanjye nihanganye nyine. Ugambira bizi yuko utashaka kunsura. Twamenye mu kugutereta kwanjye ibyo byose narabyirengagije, sibyo? Mitamo kujyana nawe aho mwese muba mushaka, sibyo? Kujya mwereka yuko mukunda. Wayi ndimo gusaba wabikoze utabwiye ku mutima wawe ko mbikunda. Sheri, nari mbivanye ku mutima. Nari mbivanye ku mutima. Sheri ndagushaka. Sheri ndagushaka. Ndabizi uranshaka. Ariko mbabarira wihangane pe. Ibyumweru bibiri byonyine bisigaye ntabwo byakunanira kubyihanganira. Kuki utari kunyumva ngewe? Sonde Sheri, niki kintu urimo kumpisha? Kijyanye n'iki? Cause nyine urumva sibye arabura ibyumweru bibiri. Sibyo? Kubera iki nyine udashaka kuryamana nanjye? Sheri mva nkubwire, sibyo? Urabizi ni wabinsezeranije ko. Kuki udashaka kuryamana nanjye? Sheri kano kanya twakaye turi guserera. No twakaye dushyira hamwe. Ibintu byose bikajya ku murongo. Ya dushyira hamwe nyine. N'imibiri yacu tuyishyire hamwe. Wow. Gushyira hamwe no guhuza. None se usuru wanjye nagabyo warayireje muri mu murenge. Ngise ibyo naraye ko tuzabana mu bintu by'igi no mu byiza. Yego. None se kuki twabiranye kubana mu bintu mu byiza cyo dusigaje kujya mu rusengero byo tuzakora ni ibiki bindi bisigaye. Imana ikabiha umugisha, pastor akaduhesha umugisha. None se birangire mu murenge. Nabwo kongobaza. Umufaranga wese ndimo gutegura kugira ngo mbe nabana nawe. Ni Imana irimo kuyama. Sinjye wakorera. None we ndimo gusaba basi wenda umenye iminota 5. Basi murebe. Uribuka ko wansezeranije ko wowe ubwawe wansezeranije ko tuzahavinga sex ariko twamaze kubona byeme n'amategeko twaciye n'imbere y'Imana byahawe umugisha. Byo nurabyibagiwe. Yenaga ari foto yanjye nawe turi mu murenge. Yenaga ari foto yanjye nawe. Nandi mafoto yose. Beste wacinze. Oho, Sheri wagize hano rya. Beze utese. Ni sawa. Record mbasi. Ni kariyo kaguzana agatero. Ariko narasizakuroze. Niko sizo wakoraze kugira isuku y'umuntu. Uko mbabasha ndari baze gufura. Ndavuga reka noza amabase ndeke bikasa na baba wicaye. Beze utese. Sanda. Yego. Wowe samba ko. Shanana daho dashibimana. Yego. Aka kazuba sokanye pe mwana. Akazuba ko ndange karakaze. Meze neza ariko. Cyameze neza nanjye ndimo ngende. Yacu sagiye Merine. Neze ukuvuga Merine abakira aya masaha. Abeshye. Na wori yagiye kureba wa musheri. Kura lagera karenge bana nanjye bakakanya ari karaguhara yewe. Twajya ko ntabwo naguswabaye umugore n'umugabo uzi. Siko basiranye mu murenge.
kuvanye nayo ntugakabye niba barasezanye umurenge ngombwa bahorane cyane aho mugiye mama mba numva nubwo atanakwirwa hanga yahora bagiye rego nyabagene umenye ko bafite ibintu bari kwitegura ariko bana yanjye yemba batari ngombwa nyine bajya bahora bakumburanye rimwe na rimwe bisejya kumara ni ibiki ngo nibagiye kubana bagiye kubana bajya kumburana we nabyo baba uri kubayo yemba numva nta kibazo bakagombye kuba bagiye rwose ariko ntacyo bitwaye ariko nanone tuvuge ko ari agahararo abantu bageze ku rwego rwo gukora umurenge cyane ruba rwaka gutya babakumburanye ubu ni ruba rwaka gutya ariko ibaza niyo bahura ukuntu bizagenda ibaze noneho tuzongera kumubona se tuzaba tumukeneye se ubundi ngatuma ari ikazaba yagize mu rugo rwe ubwo z'ubukwe bwe ndabutegereje kabisa ndakuze washyushye wakombeye wabyihoreye wajyana igihe uzarongorwa ni ukuri pe ubusore uzaba wambaye kino n'ubanza uzajya guhahira Dubai barumva nkubwiye nabwiteguye wagira ngo ni ngewe mugeni bazamfashe nanjye gushaka agakanzu nka sisita we ngomba kuba nambaye nyine neza umva nkubwiye ngomba kuba nambaye agakanzu kawe tuzaba turiho zatsige urabizi ko njye ntabyo nzi tu make up twiza tw'udusirimu oya reka nkubwire ibintu byinshi tuzareba hari umumama byinshi yanjye itera make up tuzatwiteye make up noneho urukweto ngenza walambaye ahubwo ndumva nshaka kuzajya kugura akawiga ko kwambara sasa kawiga ngese ni ukugira gutya nabire sheri mbongi ndakwinginze basi reka tuyigire iminota 3 basi iminota 3 basi ngowe ndakwinginze haganira buri gihe gitoya shiri mpitamo basi nakubeshya mpitamo amatsiko ndakwinginze shiri ndakwizeza ko nitumara kubana nk'umugore n'umugabo ese kuri mukurira amatsiko azashira ntabwo ibi birijije ntabwo bijije sibyo umubiri wawe ni uwanjye n'uwanjye ni uwawe wahirimo kurira wibwire ntabwo ndibukubabaze nukuri ntabwo ndibukubabaze ndaza kugira gake ndakwinginze mbabarira sheri ibintu ntabwo byakunda muri kano kanya pe kandi hangane sheri no kwikinira no I'm not joking ubonye barabizi ko dukundana baranabizi ko umugore wanjye ntabwo umunsi umwe usigaye ari wo watuma ngumana ubushyuhe bungana gutya okay basi reka basi murebe gusa urebe iki shakure ubwambure bwanjye n'utu bwawe upana kano kanya ntabwo byakunda ihangane warihanganye bihagije komeza wihangane kuki utari kunyumva kuki udashaka kunyumva okay urabyanze ntabwo byakunda ukawugenda sheri wanyumvise ntakibazo ugenda nzategereza igihe nzabanira nawe nzihangana ntakibazo ugenda ako nizere ko utababaye ndimo guseka ndishimye vuga ngo ugende umvire mu nzu mumvire mu nzu uranyirukanye mu nzu yawe sibyo Shuragiye sunyirukanye sigara mu nzu yawe nta kibazo Oiga karamu zapantatse hara umugi turahari hararuguru neza baby abaye umugabo ducuruza twiza byateye tuye tumanuye tugeze hano waba twingo no kutangira no kandi akambere isinga nawe ndakuze kwijisha ngo kubanza nza neza nasajya ngo ndaye nza nabi umuntu gafitana
ubwo asa nabi turi kumwe koko twese turabasirimu noneho utwe tuzaba wambaye baba rero agakanzu karetsa kabarutse ahubwo se amakuru y'abafite ibi babanditse n'ibikayonza se n'abana bo baratwika barabukoze se bwawe uri kwa n'ibyamamare narababonye wese nawe bizaca no kuri live kuri televiziyo ariyo twakorabona nahagawe yabarani ukwego undi baravuga ngo iyo utashye ubukwe si ukure bw'ubushira ntabwo uburaniranye pe uburaniranye hari abandi n'abasore baza mu bukwe nabo babaze ko bari bakora abakobwa baza bari kucyangwe rero natwe niba tugomba kugenda dusa neza kuryo watora akabatora hazari ibyambarwa bose bakina filimi abantu bose b'abahanzi benshi bazaza mbere ndarazwi n'umugabo uzazinduka uzambabarira afite murumuna wawe uzwi pe ukagiye mba ndaho nanavuze no kuba ndasanya n'abantu by'akamaro ariko ngenda ubona n'ubwanwa tuzi ako kudagira kwituriza wicecekeye hani bayamperanye ugenda bana ugende ariko nawe utagize ngo nangira ahantu njyana mena ko muri inshuti mwagiye munaganira mukavuga ati mukavuga ati sister wanjye unavuga turaga ariko uko afite ubukwe nta gakenye koze ila wari kumwe n'umuntu wiwe ubwo wasanga bari kwigurira n'utundi kisa nawe nukuri ntabwo byaba abasore rero barakubwira ati ngiye ntabwo nagushyira amavuta aravaho namuhaye kugenda umuha nicyo bitwaye ndetse si umugore we ndabitiye ku rwego barumva ntazi noneho kuvuga ngo nawe numubona ugakora umugendo ukora akazi musigare gukora ubukwe ntabwo uzavuga yego n'ubwo abantu bakoze umurenge wawe we n'umugore kumuhamara nta bintu bitaje mama cyabane urakoze sibyo urakoze basi bwa rimwe yuko wemeye no gusoma urishimye sinzi ukuntu nabikubwira pe uzi ko ari n'ubwa mbere ugeze mu nzu yanjye se ubundi wari warabyanze sibyo ndebe ubwo nyine mubona nta mpamvu nyine n'imwe yatuma nakwizera ariko nyine nta bindi nakora birenze kuri ibi hari ikintu nakubwira kintu nuko nanyuzwe n'ukuntu umeze narakwakiriye nemera gukundana nawe aya mezi yose niyo mpamvu ubona nyine nuko nabyihutishije kugira ngo n'ibyo ngibyo nabona nzajya mbibonera igihe mbishakiye uzajya ubinyaza ntabwo nabikwiba ntabwo wabinyuma niyo mpamvu rero niba kwihutisha ubukwe nta wundi muntu rero nimba akiye wenda barahari bapanga mu mezi 3 bahuye bagahita bakoramo ubukwe niba akiye nuko nakubonye nkabona unyuze ibyifuzo byanjye imico yawe ukuntu uteye imbere n'inyuma zikaba baririmba ngo imbere n'inyuma imbere n'inyuma you're so cute really you're so handsome niyo mpamvu rero nigeze yuko nindamuka nkujyanye mu rugo bizaba biri better can't wait ubukwe bwacu nyine buri kimwe cyose ndifuza yuko kizaba kimeze neza ndifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose sheri ndagushimira ko waramisemo
umukobwa bose bandushaga ubwiza ibintu byose ariko akaba ari njye wahisemo nyine. Okay, banze wemerere ko nta mukobwa ukurusha ubwiza. Ukurusha ubwiza. Ni wowe nyine wibaze muri miliyoni zose zituye ku isi n'abakobwa benshi baratuye ku isi. Nta mukobwa umeze nka Emeline. Ntugatume nirata so. Cyaba kiba nirata. Nabigenderaho nkagenda buriya n'umuhungu mukundana ntabwo yoroshye. nawe uri mwiza pe. Ibaze ko ariho nahisemo mu majana mu bihumbi bingahe byose. Ndagukunda. So rero ndagira ngo usezeranye ikintu. Hari ikintu wumva yuko unyavanye ku mutima. Yego rero nshobora kuzakoreza ko ntabwo ni perfect. Ushobora kuzakora ikintu kitari cyiza ariko ikintu ngiye kugusezeranya muri kano kanya wemeye kunsoma ariko igihe ibindi turabyemera nzihangana nangize igihe cyo kuba twabanye. Sibyo? Nabyemeye. That's why I love you. Izimana ushatse kumbwira ko ibintu nyine mwapfuye ari ibiki nyirizina? Mani nyine njye byageze mu gitondo ndamuhamagara ngo aze kundeba. Aje mwumvishe yuko nta kibazo. Hano urabizi ko ndi umusore, sibyo? Ndi umusore urimo gupanga ubukwe. Nako kwanze ubukungu aka kanya ndi n'umugabo. Niyo mpamvu nyine ndi kwiyumvisha ikintu waba uri gupfa n'umugore wawe mpamagaye mbwa ngo mwarakaranyijwe n'ibyo. Nashatse ko turyamana mani. Akoze ikintu yakoze se. Namuhendenze nk'amasaha nk'abiri. Ariko bebe nta kintu na kimwe ashaka kunkorera habe na kimwe. Oya. Habe na kimwe. Kandi ari umugore wawe? Ubona ngo turaca mu rusengero sha. Fuck. Umugore uri mu mategeko aba ari umugore wawe ahantu hose. Ibyo nabimubwireho ntabwo ashaka kubikozwa. Ariko ubwo uzi neza ko abantu banyuze mu mategeko bagasezerana bakambikana impeta naho baba bataniye n'umugore n'umugabo babana. Hariya wemerewe kumucyura mu nzu iwawe aho uba muri ghetto mukaba aba yabaye umugore wawe akwima gute? And then nyuma yo kukwima ko mwarakaranyijwe nkaba mbona nawe umeze uko nguko. Si nibyo ngibyo. Nasohoka se mu byumweru bibiri mwana. Ariko wumve nyine urabizi ko uri umukobwa mutereta nabikubwiye. Narihanganye icyo gihe cyose namusezeranye yuko rwose nta kintu kibe nzamwereka muri boyfriend na girlfriend byacu muri fiançailles ibintu nk'ibyo. Ese mu gihe abaye umugore wawe kuki adashaka gukurikiza inshingano cyangwa hari nk'ibindi bintu yikeka? Ntabwo mbizi ariko oya ko mbitekereza ntabwo uri umukobwa nanjye sombi afite. Reka nkwereka ahantu rero uri kwibeshyera. Aka kanya wowe nawe muramutse mutandukanye urabizi neza ko mwagabana nk'umugore n'umugabo se? Uri kubigira imikino muri umugore n'umugabo bro. Aka kanya mutandukanye ngo yakwimye ari umugore wawe mwagabana tu nk'umugore n'umugabo. Mu mategeko barabagabanya 100% kandi. Ese vale aziko bya bintu ariko mbonye ko ari serious ko murumuna gutanze kurongorwa. None se utangiye kurega amahirwe y'abantu ntabwo baramwe. Aragiye ariko nanjye bana ntabwo bizatinda. Ura afunguye amarembo. None ndaravuga ngo iyo umukora adafunguye amarembo umutara yafungura. Biri hafi ariko nta nirarenga reka ndumene mu biko kwera akiri muto. Karihuse. Akeneye kurongorwa vuba. Wadusuye se? Weze tese sheri. Sibite. So? Meze neza. Ko mwari gushira mu gikarisi? Yasana ndi mu turimo ahangaha nari ndimo nkora amasuku namaze gufura. Ngo nanjye mpita mutera hagati hano rero ngo bicaye. Meze se rano?
Shadaho ndashima Imana. Nsuye utambajije nawe. Yego nzi ko ndi bugasange kubera wagiye. Ariko nawe. Kubera se wabaye iki ko ndi kubona utameze neza? Neza. Ana batavuye kumuha yakubabaje. Yasanga yamubabaje. Kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Uvuye kumuha nawe. Iki? Ako sha uri ishyano. Asanga birenze. Ukujya bishinga ntabwo muzi ko ari umusazi. Ariko rero ntabwo umeze neza. Nose hari ikibazo uhuye nacyo mu nzira? Sha. Vane. Uze muri inshuti zanjye nacyo nabashaka. Kristo twashwanye. Yego ndamukunda sibyo ariko bro iyo bigeze ku bintu navunikiye wibeshye gatureba akora mukobwa navyakora si icyo ngicyo ngende gushaka kuvuga cyo kukumvisha ko ni umugore wawe bro ntacyo wakamusoza ngo akikwime icyo ari cyo cyose aka kanya mwemerewe kubyarana mukazajya mu rusengero mufite abana. Okay ako ko wamunganika nkubaze nigeze nyine ngo nabikubwiye nigeze kumusezeranya yuko nta kintu kibi nyine nzamukorera kuyo hari icyo wakoze ubwo wesha kuba yaratekereza yuko wenda nzarindira bakageze mu rugo wenda ugasanga wenda ni wa mukobwa witonze wenda udashaka wenda kwihutisha ibintu ikindi wamunganye ko namusezeranyije nyine ibyo bintu byose ubundi bayimubabaza kandi wamunganye habura ibyumweru bibiri none nshaka kujya kumusaba imbabazi cyo kidding bro no izi byo nibyo ugiye kusabira umuntu imbabazi mwana mureke nawe yicareho yicara bitekerezeho nawe abona kwiye kugusaba imbabazi wenda guhe cyangwa wenda muhite munabyumva ntabwo numva ko ari we wakagombye gusaba imbabazi mwana wa mukobwa givinze up kuri njyewe akashikandi n'ubundi ntabwo ubwo yaba gukunda niba gukunda ntabwo yagivinga up mureke arigarura mwana yarize twarize se muri yawe abakobwa ba hafi ariko ntabwo ari akantu karahinze mwana kurira kw'abakobwa mubeba guca inyuma akaza ari uri kurira think about it. Okay Chenko arangira inama urakoze inshuti yanjye sibyo ariko atazira nzoga z'ejo bundi tutazazinywaho kubera ubukwe bwapfuye rero reka njye kanihangane nyine nce bugufi. It's okay. Nsaba imbabazi guca bugufi bagira bangane ko kubaka urugo uzabona agaseke kagipfundikiye. Okay amaye ntaribi sigara unyuze tuna traporo ngenda garuka ahangaha cyangwa no kugaruka ejo abirenze ntaribi Ntushatse kuvuga ko ubukwe bupfuye kandi reka ziranyego nazibaremira firiti. Si ibyo bintu rwose bireke nizere kuri kurimo gukina nabibariye bwana urumva inyama ari cyo kibabaje ugomba kujya gushyingirwa gabanya brage ngende umva ibintu sabuza bikomeye none se mbwira Chris mupfuye iki nibiki uri kwanga mwashwanye ngiye ntago ndi kubyumva twashwanye nyine bya burundu se birarangiye ko ndi kubitekereza oya babarira se ibyo bintu rwose hoya shawa nukuri waba usebeje umuryango gusa nizere ka umva uri kumbeshya pe uri kumbeshya babarira se urabona ngewe imyaka mfite ariyo kubeshya cyangwa se burashwanye burundu aravuze ngo birangire we nibyo ntabyo mbwiye ariko nyine mu byo dutandukanyemo ntabwo binshimishije ngaho byose bigenze ute mwana murabizi ntacyo nabasha pe urabizi igihe cyose manye na Chris shana na rimwe yari yagahengutse ijambo rye mu kanwa ke cyo cyangwa se kuba yangurisha ibintu njye nashaka ibaze ko yansabye ko turyamana kumbe nicyo ese ubwo mwumva bisekeje we nicyo yapfuye
yaragize ubwoba Turimo tubivuga rati. ibintu bisekeje yaragize ngo ni ngo iki nanjye ngo mbonye abo mbwira ariko Umva si. nkamubaza Uzi aya ikintu aya cyiza akamubwira kuri n'ikigori uburo yabaye umurenge sibyo agiye none n'ubu nta nama nyizeho y'uko Oya baza mubwira ntago wenda oya wirakara basi no mubwira birakara na ziri sister. kujya ahubwo twebwe biradusekeje Ese ahubwo wamwimye kandi icyo kibazo gihe ngize wamwimye nusumva njye nari kuryamana nawe tutarabana hakuze ko mudatekereza mwebwe none se hasigaye iki madamu erega ubu uri madamu Chris ntabwo uzi ko mu murenge wabisinyiye mu murenge se bari banyambikiye twe twajya imbere y'Imana ngo babumugishe cyose imbere y'Imana cya mbere kari umurenge agukugejejemo ubu ngubu ashakanye no kukurega ko wamwimye maze niba utanabizi erega namwe ubu murabishyigikiye mwahara ni ukuri kandi ko wagira ngo yabantumyeho ahubwo uri tubugirira wowe oya uretse kugenda sibyo ubu ngubu aramutse aje akamusanga nta n'undi ari kubwihera kandi wababara okay none se si yababara uri umugore we sibyo ubu ngubu yabaye umugore we ntukiri wacu waragiye ubwo najya kumwambarira ubusa ngemereye ahubwo mva nkubwire genda ukimuhe akibone siko niko nabifashe ku munwa we cyakuza muri amashyano pe erega ntabwo ari ubushyano wemera kujya kubirangira sinzi uko utazabikora muri nanzi ngo nzanye n'abakobwa bazima sazakuramo yanza azamuha yambaye ko se ibyo bintu mubikura hehe oya umva kubwire kakugire umva ntabwo ari ukubeshya oya tubigire inama wowe ahubwo nimbuze ubwenge ujye kumuhereza ahubwo ibyo bintu ntihagire umuntu ubibwira ugize n'umuntu ubibwira ni ukuri ugize umuntu ubibwira yahita agira ubitekerezeho kandi yagiye yibumbuye rega ngo yamwime sheri urakoze kumbabarira mvuye mu kazi nirukanka mvuga ngo nze musaba imbabazi ariko sinzi nimba ari ibintu byikoze ugahita mbona nawe urampamagaye urashaka ngo nsaba imbabazi winsaba imbabazi sheri ngiye ugomba gusaba imbabazi oya n'igihe ugomba gusaba imbabazi kuko nk'uko bivuze kare sibyo telefone urumva nk'uko bivuze kare mbabarire njye ufite amakosa kandi amakosa yose ndayemera wibuka kandi nari nagusezeranyije yuko nta kintu nzemera gukora n'iki na kimwe ngize utacyemeye sheri bamubwire nta kosa na rimwe ufite pe warabitsezeranije ariko nyine umuntu n'umuntu agira akanatsindwa kandi abyumva cyane rero nanjye umbabarire nyine ntabwo nakwitwayeho nabi gusa nyine naje kubitekerezaho sheri nyine umuntu n'umuntu agira agacika intege pe ndabyumva rero njye numva ikosa rijyanye nyine mbabare uburyo nakwitwayeho kare nabisha kubitekerezaho numva ngomba gusaba imbabazi sheri uri umugore wanjye sibyo uri umugore wanjye rero ngomba no gukora ibintu bigushimisha sibyo erega bajya bamuvuga ngo buriya bino bintu ngo no mu rugo ntabwo babikora buri munsi ariko njye mba numva rwose njya nzambikora buri munsi sheri bamubariye ko yakunsitse ese ubundi iryo kote ntabwo ari kugutuga uzi ko nari byibagiwe reka ngufashe kubera ko ukuntu nishimye nabyibagiwe ikote mu gitanda sheri uzi ko n'ishati yansize cyagenda nahise nambara ishati mbonye navuye aha ngaha shambabaye njya kuri kumanikira cyangwa oya ari kumishanga kumva navuye aha ngaha ibere reba agashati nambara kano gashati nzi ko nakaguze kera maze kubyibuha reka kubera nyine ibikorwa urumva ko ukuntu mfata neza narangiza nkajya kukubabaza bivuga ibyo bintu kandi ubundi iyo umuntu ari mu myiteguro y'ubukwe urumva arananuka ariko noneho wowe nimba stress arizo zo kubyibushya sibizi erega isika amafaranga ndafite yo gukora ubukwe niyo mpamvu byibushye nyine wagira ngo rwose na nicyo birakubwiye
bamwe gukora ubukwe nimba nyafite rero ndumva nta kibazo na kimwe cyo guhangayikira ubundi urumva umuntu ananuka kuko yahangayitse abantu banze kumutwirira n'iki ariko njyewe sinari kubwira invitation nzazigira zizaba ari nkeya n'iz'abantu babaze ubwo cyese ni ku ruhande rwawe nushaka uzabazana bose njye nta kibazo mfite cyo kugaburira abantu kabisa bazaze bishime yawe njye ntabwo nabura gutumira nzabatumira baze babirye bagire bati gusa nyine shirene I promise you ntabwo nzongera nyine gutuma babara kuri iriya revo nyine nikanze warakaye ndavuga nti iguku ntabwo ari Christmas shiri mba mushaka rega nanjye ntakubeshye pe mba mushaka ariko nyine mba nihagazeho nyine kugira ngo ndinde isezerano rya wajaga ikintu utarabona kwambwiye ngo kuri isugi shiri kubona kubwiye ko ndi isugi sibyo kuri njye ariko nyine mbona nyine ngo ndi isugi ariko nyine ko nabikozeho rimwe nabikozeho rimwe ndi muri segonderi ariko nabwo nyine byari impanuka ntabwo ari ibintu nashakaga rero kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubikora bose wumvishe bimeze bite kubera ko ari ibintu ntabwo nari ibintu narinjirinze kuko ntabwo nabishakaga ntabwo nize mbikunda rero kuva icyo gihe ntabwo mbikunda ibaze rero ko ngiye kuri ngiye wabikunda kuko niba ndi umuntu ubikora mu buryo buri porofesiyoneri nyine nk'umuntu wabyigiye muri pirimeri segonderi yunivasiti nkabifatira masitazi PhD doctora byose wagiye mu bikorwa byinshi wowe oya never rumva okay njye musabye imbabazi ko nakubaje kare it's okay rero bikigezweho ibyaba bitaba ndahari ariko bigomba kuba urabyemeye